Mbahaye ikaze mu gice cya 22 cy'inkuru umwiza wo MUBUTO. Ni inkuru mbibutsa ko yanditswe na Edi Rwibutso, hanyuma nge mubana Ndende Benita Giranezuela. Uri kutubarira inkuru ni Ganza. Duherukana mu gice cya 21 ubwo Ganza yarakomeje kutubarira inkuru agira ati, duherukana ntwara nsanze mu cyumba nari ndimo nziritse, akampambura agatangira kungaburira ndetse akama n'amazi yo kunywa nkongera kugarura ubuyanja. Mu gihe yari akiri muri ibyo tukajya tukumva imirindi y'abantu bazaga aho twari turi. Ntwari akikanga cyane akabura aho yihisha. Papa Kevine niwe wahise winjira muri icyo cyumba twari turimo. Ntwari mukuru wanjye wari wampambuye amaboko ari kungaburira, abura aho arigitira neza ibintu bindi. Papa Kevine arikanga cyane ndetse umujinya wikuba kenshi, atangira gutuka ari nakatangira gukubita babasore bari bansize bashwanye. Uko yabakubitaga yababazaga impamvu barangaye kugeza ubwo Ntwara ageze mu cyumba nari ndimo. Papa Kevine: ntabwo mbyumva. Ni gute nshobora kubategeka ibintu ntimubikore? Nasize mbabwiye gukora iki? Ntabwo nasize mbabwiye ngo mukore igituma iyi mbwa itazongera kuvugana n'umukobwa wanjye. Hanyuma wowe Ntwari, niko wowe ninde waguhaye uburenganzira bwo kuza muri kino cyumba? Ntwari yavuze atetera cyane agira ati, Ntwari, boss, mumbabarire, nakomeje kugirira impuhwe uyu musore. Natekereje ukuntu amaze iminsi 2 nta kintu arashyira mu nda, ariko nukuri mwakwihangana mukambabarira. Niba hari nikosa nakoze ridakwiye kubabarirwa, ariko mumbabarire rwose. Papa Kevine: oya ntabwo mbyumva. Hari impamvu ishobora kuba yatumye uza kwita kuri iyi mayibobo yihaye kunsuzugurira imbere y'abantu, ikantwarira umukobwa. Nako byose n'aba baginga nari nizeye ko bashoboye, naho hari imbwa mu zindi. Babasore batangiye kwiregura bagira bati, umwe: afande, uyu musore nta cyaha cyatuma tumwambura ubuzima pe. Byose ni umukobwa wawe, iyo ataza kumuhitamo ntabwo yari kubahorwa ibi pe. Undi: rata afande, ni Jafeti niwe watumye ntakora akazi kanjye. Rero nge ntabwo wandenganya kumurangiza. Kuri nge ni segonda rimwe. Nakoreka nze nkwereke. Papa Kevine: reka se nyine, kare kose se wari uri muyaye nta soni? Uko akanura gusa nk'agahuza katoboye ishashi. Papa Kevine abo basore bose yabasohoye nabi ndetse na Ntwari, dusigarana muri icyo cyumba twenyine nge nawe gusa. Inkoni y'icyuma itangira kurisha. Ako kanya noneho nahise menya ko nari narigenje, ibyanjye byari birangiye. Papa Kevine: buriya rero iyo umuntu yiyahuye ntaririrwa. Kano kanyuze icyo ngiye gukora, ngiye gushyira iherezo ku buzima bwawe. Ndabizi neza ntawe uzakumbaza, kuko urugo rwanjye ntabwo ruvogerwa n'imbwa n'imisega nkawe. Uri kumva? Natangiye gutakamba cyane ndetse ntangira kwihakana Kevine, mvuga ko ari we wateye byose kuba. Muri ako kanya nibwo nabonye neza ko amagara aterewe hejuru, buri wese asamaye. Ngewe ndabasabye rwose nimumbabarire, ndabasezeranya kwibagirwa Kevine mu buzima bwanjye. Nimumbabarira ntabwo nzongera gusunutsa amazuru muri uru rugo. Papa Kevine: ibyo uvuga wabisubiramo? Ngewe: nabisubiramo rwose, yewe n'uwampa urupapuro nabisinyira. Ndamwibagiwe nukuri kose, aho gupfa none napfejo. Nihakanye Kevine uwo bibakanze kuri nge. Papa Kevine niko kundekura. Umugeri wa nyuma nawe uririye ku marembo y'igipangu, nsohoka niruka ngana aho umuhanda waganaga. Abambonaga mu muhanda barikangaga cyane bakibaza ibyambayeho. Feri ya mbere nayifatiye hahandi nabaga nari maze igihe ntaba. Abo twabanaga mu gipangu bakimbona barikanze cyane. Nta kindi banzaniye urufunguzo ngo mfungure. Ndavuga abo kwa boss Nyirinzabo twabanaga. Bampaye urufunguzo ndakingura kuko urundi nari narutaye mu cyaro. Feri ya mbere ngeze mu nzu nahise menge ku musaya. Nongeye gukanguka mbona Peace umwana wo muri uru rugo nabagamo
andi ruhande yari yanzaniye amazi ashyushye ari kunkanda mu mutwe ibikomere, maze kugarura ubwenge njyewe. Ni wowe Peace? Ni njyewe Ganza, ye baba we Ganza, mana yanjye we Ganza, byakugendekeye bite? Wagize impanuka se cyangwa wahuye n'abagizi ba nabi? Ese ubundi igihe cyose gishize wabaga hehe? Twakomeje kubaza icyakubayeho, ariko rwose ndorera ukuntu uje umeze. Ye baba we, guhangayika kwacu kwari gufite ishingiro pe. Nabuze aho mpera mbwira Peace byambayeho, gusa mena ururimi ngo mbanze ndukaraga inshuro 100. Birangira ntacyo mutangarije. Peace ako kanya yaneguriye amafunguro ndetse anzanira na ji mu gakombe. Ndicara ntangira kugerageza gukoramo, dore ko nari nanashonje cyane. Hashize akanya gato Peace wari unyicaye iruhande aransezera, nanjye nege ku musaya ndasinzira. Nabyutse mu gitondo nkomangiwe n'umuntu. Nahise nikanga cyane, ntangira gutekereza ko ibyo ari byo byose ari papa Kevine wohereje babasore be. Nariyandayanze njya gukingura. Nagize amahirwe nsanga ari mushiki wanjye. Akimbona amarira niyo yamutanze imbere. Mana yanjye koko, reba ukuntu umeze. Ubu koko ni wowe mbona? Nyamara nari narakubwiye urukundo rwawe na Kevine nta mugisha naruhaga. Ubu se koko wanze kuva kwizima, ubu tugiye kukubura kubera Kevine koko? Naratuje ndatsindagira nsubira mu cyumba, maze kuruhuka nanone nahamirije ko ntazigera ndeka Kevine. Mubwira ko nemeye kumwihakana ngo nkize amagara yanjye, ariko ari bya bindi umunyarwanda yavuze ngo aho gupfa none wapfa ejo. Yanyitayeho ndetse na Peace barafatanya. Ku munsi wa gatatu nari ntangiye kugenda ntora agatege. Bishimira Imana kuko nari mvuye aho umwanzi atifuzaga kumva. Maze gutora agatege naricaye ntangira kwibaza byinshi. Natangiye gushakisha inzira y'ubuzima nakomerezamo ndayibura. Ndeba gusubira kwa boss ngo nsubize ka kazi, ariko numva ntamusubira imbere n'ukuntu numvaga nari naramuhemukiye. Ariko nanone murabizi ko atari njye byari byaraturutseho. Nakomeje gutegereza ikiganza cya Kevine ndakibura, nangira kumwikuramo buhoro buhoro. Nubwo kureka isezerano bigora, ariko nta yandi mahitamo nari mfite kubera igitutu cya Ntwari na mushiki wanjye batifuzaga kumbura. Iminsi yakomeje kwicuma, papa Peace ambera umuntu mwiza. Nari muri amezi 3 ntaramwishyura. Umunsi umwe nicaye mu rugo mu kagoroba nicariye kwibaraza, nibwo natunguwe no kubona Kevine nsanze mu rugo. Nkimubona ako kanya nahise mpaguruka ninjira mu nzu nk'umuhunga, ariko nawe azankurikiye. Kevine: Ganza, mbabara w'impunga nje ngusanga. Ndakwinginze Ganza, mbabarira. Kuba nje nigomwe byinshi Ganza, kandi nje bingoye. Urabizi ndagukunda kandi nababajwe cyane nkomeretswa n'ibyakubayeho kubera njyewe. Nje nkugana Ganza, nje nkugana ngo ngusabe imbabazi ku byabayeho. Ako kanya nukuri ubwoba bwambanye bwinshi. Ntabwo byari byoroshye kuko nongeye kwibuka bya bihe ndi mu kumba katabona mpatwe ibibando. Naratuje ndaruca ndarumira, sinagira icyo mvuga. Kevine: Ganza, kuva cyagiye ngikingiranwe mu cyumba, nicyo gihano nahawe na papa. Ubu nsohotse ari uko nkwihakanye. Nsezeranye ko ntazasubira kugutekereza ukundi. Gusa si kukuri kwanjye Ganza, ni wowe umutima wanjye ushaka. N'ikimenyimenyi simvana, ntabwo mvano Ganza. Kevine yambwiye ayo magambo, umutima utangira gutera insigane, ubwoba buba bwose, ntangira kumuhakanira nkomeje. Njyewe: oya Kevine, ntabwo byashoboka rwose. Ubwo se urumva twabana muri aka kazu? Ahubwo se none hubaka kanya wiyibagije urwo natorotse? Oya rwose, ushize impumu yibagirwaga icyamwirukansaga. Kevine: Ganza, nukuri umuti w'ibikomere wagize mbona nta wundi atari njyewe. Nafashe umwanzuro wo kuza kwibanira nawe aha ari wenda papa yabona ko nahisemo rimwe rizima nta rindi nzahitamo. Nyemerera Ganza, nyemerera tubane.
ntabwo tuzakena dufite amaboko Ganza, kandi turi kumwe tuzatsinda Ganza. Ni igice cya 22 cy'inkuru umwiza wa MUBUTO. Ni inkuru mbibutsa ko ishingiye ku buzima bw'urukundo rwa Ganza na Kevine. Ntimuzacikwe n'igice cya 23 cy'iyi nkuru. Mwakoze kubana natwe, Imana ibarinde.